Minoteke nahavanywe nuko batanyishyuraga amaze umwaka mbakinira batanyishyura mbaye ibihumbi 100 kandi narigaga muri Yerika inota y'ijana icyo gihe ntayo bampaye rero ntago mbizi ikintu cyamukuye kuri DC niba ari ukubera jewe uwo muntu watumye ava kuri DC nawe yaba afite ikibazo kandi Sadam ntago mvukana nawe Sadam si mwene Kamasa Sadam waba umuhohoteye nta nubwo nzi ntagiye sinzi umuntu twaba dufitanye ikibazo ku buryo yatuma undi muntu yirukanwa buri data ajya gupfa ndasaba ngo nkine coach abonye tushe zo mubyara wanjye yari umwana w'i Kigali giye urumva naho ikibungo havuga tuyabugwe niwe wakina giye banshyira ku ruhande nguma ntoragura imipira gusa umunsi wa kabiri ndagaruka baranyangira umunsi wa gatatu ndagaruka baranyangira muri 2011 nibwo editor wa sport muri New Times yambaje ko wagiye utwandikira twa volleyball mu cyongereza ntangira kwandika mu cyongereza gakeya bamfasha kugeze kugira ikinyamakuru cyitwa Intsinzi hamwe na mukuru wanjye cyari cya mukuru wanjye gende editor cyari abantu cyareze bamwe na bamwe bari ndi bavuge nanjye ndimo tukajya twandika inkuru za siporo ariko kubera impamvu z'ubuzima kiza kugeraho kivaho twatahutse muri 94 irangira tuza mu Rwanda ye naje mbere nzana na sogokuru kuko yarambwiraga ngo u Rwanda rutembamo amata n'ubuki kuko iwacu bari basigaye je namubwira ndashaka kujya kureba urwo Rwanda rutembamo amata n'ubuki mpageze nsanga ni bibi nsanga ahubwo hari ishusho itari nziza ariko ndashima Imana uyu munsi ko ishusho ninjiye mu Rwanda mbona mbi uyu munsi mbona nziza nshimira Perezida wa Repubulika nabo bafatanyije kuyobora igihugu batumye igikomere giye ninjiye mbona ushobora kunanirwa gusenga nkuko nasengaga ushobora kunanirwa gukurikiza amahame n'abahaye ubuzima yo kugira ngo mukorere Imana ariko niba bishoboka mu rwanyu ruhande muzige kubana n'abantu bose amahoro iryo jambo yasize atubwiye ngo kandi wagira impano zose zibaho kwisi ariko udafite urukundo uzaba wambaye ubusa muri wowe amahoro Imana itanga abe ku Rwanda abe kuri wowe wanyakire kuri cano yawe abe no ku muntu wese uzakurikira iyi cano basabiye umugisha w'Imana amahoro y'Imana itanga n'umugisha ndetse n'ubwiza buva mu ijuru bibe ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu amen. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba The Bonds nizere ko mumeze neza 5 kuri 5 aho muherereye hirya no hino ku isi dutushye imibumbe 5 yose ubwo twizere ko mumeze neza cyane umubumbe n'umwe ariko ubwo ubugabanyijemo ibice 5 so rero abantu baba diaspora nizere ko ibintu byose bimeze neza cyane mu mazimisi mubibona ko turagerageza tugashaka aba sportif muri rusange baba bafite amazina aremereye kugira ngo batuganirire ubuzima bwo kugira ngo tugeraho tubamenya biba byaragenze gute babubu babyita gatigito cyangwa se uburyo umuntu aba yaratigise kugira ngo ageraho abantu runaka bashobora kumumenya muri rusange atavuga ngo ni abantu baba family cyangwa abo biganya ahubwo muri rusange tukamenya byinshi ku basitari baba sportif tuba dufite uyu munsi rero twahisemo kubana n'umutoza n'umwarimu n'umwanditsi n'umunyamakuru ni byose reka mbyite yose ari multipurpose yitwa Peter Kamasa uyu munsi none afite title ya coach Peter Kamasa amahoro umeze neza ndashima Imana ikaze kuri The Bonds The Bonds murakoze cyane Imana ibaho umugisha namwe usangira so Peter ni bibazo byinshi yaba jewe nka murumuna wawe yaba abantu bose badukurikiye kuri no channel bakeneye kukumenyaho mbere na mbere
kuva uri n'umunyamakuru ntibiri bunangore kukubaza ndajya mbaza rimwe wumve kabiri iyo nituvuga Peter ni muntu ki? Peter Kamasa ni umuntu usanzwe, umuntu ukunda gusenga, icyo nicyo cya mbere, kunda Imana, kunda igihugu u Rwanda ndetse agakunda n'abantu. Icyo nicyo navuga bwa mbere. Cya gatatu, nkunda umuryango wanjye. Ushobora kuba ntabitondetse neza, ariko igikuru cya mbere nkunda Imana, umuryango n'igihugu ndetse n'abantu. Icyo nicyo cya mbere wamenya kuri Peter Kamasa. Ibyo birahagije, ibindi ndabyibariza kabisa. Yes, Peter, mbere wenda yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, navuga ngo uno munsi wa none uri mu ikipe ya APL. Reka tubanze tujye kuri no mikino ya vuba. Ni shampiyona uri kubona gute? Shampiyona feminine ubona ko iri kugenda izamura urwego, mwamwe nk'abatoza, nkawe nk'umunyamakuru waharaniye ibyo bintu, ni ibintu uri kubona gute muri iki gihe? Muri volleyball uyu munsi navuga ko urwego rumaze kuzamuka ukurikije uko byatangiye, ariko burya volleyball y'abakobwa nta nubwo yigeze iba hasi, ahubwo nuko tension banza itari ihari cyane, kubera ko buriya dufite umwanya wa 4 muri Afurika. Nibuka ko sinibuka umwaka neza, nibuka ko coach Jarik ndayikengurukye yigeze kuzana umwanya wa 4 atoza Rwanda Revenue. APR umwaka wabanje, imyaka 2 ibanza, Flori yayitoza, yari afite umwanya wa 6. Ntago ari imyanya mibi muri Afurika, ni imyanya myiza. Bigaragara ko uyu munsi natwe tuje gushyiraho avuga ngo itafari ryacu kugira ngo turebe ko hari icyazamuka. Rero muri shampiyona nk'uko bigarutseho uyu munsi irakomeye, dufite ikipe ya polisi ikomeye cyane, ifite umutoza ukomeye Christian, tukagira Rwanda Revenue ikipe ikomeye, ifite ni nayo defending champion, ifite n'umutoza ukomeye iri Mutabaza, abantu bose baramuzi, baye umukinnyi ukomeye cyane, ngira ngo niwe ari mu bantu bagize kariyeri nziza mu Rwanda muri volleyball, imyaka 15 mu ikipe y'igihugu. Ntabwo ibyo wabifata nk'ibintu bisanzwe. Warangiza ukareba parikuru ye ko yatangiye volleyball, akagenda karinda ajya gukina mu Bufaransa, bigeze kuba ba 4 nawe akinira INR niba mbyibuka, batwaye ibikombe bya zone 5 byinshi, yatwaye ibikombe bya shampiyona nk'umukinnyi, yatwaye ibikombe bya shampiyona nk'umutoza. Rero mpanganye n'abatoza bakomeye, niko navuga, kandi beza, ariko icyo navuga nuko natwe turimo turakora cyane kugira ngo turebe ko twashyikira urwego rw'abo batoza. Watwaye abeza mu beza. Abatoza beza kubashyikira bisaba gukora cyane. Nibwira ko rero aricyo dusabwa, nta kindi no gukomeza tugakora, mfatanyije n'umutoza wanjye Yvette Gihozo, nibaza ko bizagenda neza. Uraza kunyihangana ndagutwara muri iyo multipurpose yose ya kariyeri yawe, ndagutwara nk'umunyamakuru, ubwo nitugera kuri analize wanalize nk'umunyamakuru, n'wanalize n'uwo muri ekipe cyane, kugira ngo na message dushaka gutanga nayo mpamvu nkubwiye kuri Christian na Eri Mutabazi. Nahise mbyumva. Hanyuma uruhare rw'itangazamakuru mu mukino wa volleyball, kuri ubu ngubu nk'umunyamakuru wagerageje gushyiramo nayo iryo tafari ryawe, urabona rugeze hehe muri iki gihe? Abanyamakuru ba siporo ni inkingi za mwamba, niko navuga, kubera ko bafite uruhare runini kugira ngo iyi siporo itere imbere. Abyibuka kuva 2009 ntangira uyu mwuga, ubona ko buri munsi hari itofari bashyiraho, n'uyu munsi rero baracyabikora. Uruhare ntago warwirengagiza, kubera ko uyu munsi nayo mpamvu nawe uri hano. Uyu munsi no kugira ngo umenyekanishe volleyball, gusa na kongera kubasaba ko barushaho gushyiramo imbaraga. Nabo barabizi volleyball n'umukino w'Abanyarwanda, ntago ari ibintu ugiye naca ku ruhande. Tujya tubiganira cyane n'abitwa ba Ephraim kuko bakinnye volleyball,
imiterere y'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uko umuntu aremye n'abavoreyeri n'abavoreyezi ntago ari byo byo kuvuga ngo we force something cyangwa turashyiramo imbaraga zidasanzwe oya. Iyo umunyarwanda afashe amaboko gutya ubona ko ari umuvoreyeri, iyo yarumye akaboko ubona ko ari umuvoreyeri cyangwa umuvoreyezi. Rero itangazamakuru narisaba risanzwe ribikora kongeramo imbaraga, bakongera bakamubiriza abantu bakagaruka ku bibuga. Twagize shock 2021 ariko buriya uko umugabo aguye siko ameneka, ahubwo igikwiye no kongera guhaguruka. Uyu munsi rero twongere dufatane amaboko, twongere tuzamurane, cyane cyane abanyamakuru, abatoza n'abakinnyi, noneho umukino wongere umenyekane, twongere kubona bya bihe bya 2014 Petit Stade yuzuye abantu ubona bakubita ingoma. Ariko twatangiye kubibona muri polisi, ejo bundi twabonye abafana ba APR Football Club, twarishimye cyane baje gushyigikira ikipe y'abakobwa ba APR. Ni ikintu kishimishije cyane. So ibyo byose itangazamakuru ritabivuze ntago umufana yabimenye. Rero uyu munsi ndongera kuvugira abanyamakuru kongera gukomeza gushyigikira uyu mukino kuko ni umukino mwiza cyane kandi ni umukino nyarwanda. Asante. Ikipe ya APR nka institution ni APR ifite discipline nyinshi zitandukanye, football, volley na handball nabonye igiye kugaruka n'indi mikino itandukanye. Kuba APR yongeye gushyira imbaraga mu mikino y'amaboko, hari igihe byageze isa nkaho igikuyeho, bivuze iki kuri volleyball nyarwanda? Bivuze ko volleyball igiye gukomera kurushaho. Bivuze ko volleyball igiye kuzamura urwego, kandi bivuze ko ari ukugira ngo umwana w'umunyarwanda yongera kine yisanzuye kuri volleyball. Twebwe rero ni ikintu kishimisha cyane kubera ko jewe volleyball nyuma ya data na mama na nyogokuru na sogokuru nayo navuga ko yambereye umubyeyi kubera ko nizi imyaka yose ntishyura kubera gukina volleyball. Uyu munsi mfite akazi ko gutoza kubera volleyball. Hari n'ibindi bintu byinshi natozeje Rwanda Revenue kubera volleyball, APR y'abagabo nayo inyuzemo kubera volleyball, rege nayo inyuzemo kubera volleyball, aho n'uburyo nakuragamo. Hari n'akazi nigeze kubona kubera volleyball. N'uyu munsi rero navuga ngo ni ikintu cyiza kugira ngo umwana w'umunyarwanda yumve ko volleyball ifite akamaro. Abana benshi muri APR ndetse na za polisi na za Rwanda Revenue bariga kubera volleyball. Utazi uwo mukino ntago wakwiga. Rero nibwira ko institution yacu, abayobozi bacu bakuru bakoze ikintu cyiza, n'ubundi barabikoraga no kongera mu byo bari basanzwe bakora. Rero ni ikintu gisobanuye ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Iyo wumvisha APR wumva ibikombe, no mwaka kirashoboka? Umwaka kirashoboka, ariko nkunda mu buzima bwanjye nkunda kugenda step by step cyangwa intambwe ku yindi, ngenda umukino ku wundi. Ni byiza twari tumaze iminsi dutsinda, ariko iyo utsinze umukino umwe ntabwo uba uguhaye igikombe. Dufite umukino wa Rwanda Revenue, dufite East Africa muri weekend, tukagira Rwanda Revenue weekend ya nyuma yo kwibuka. Hanyuma nyuma yaho ngaho dufite Champions League, twava muri Champions League tukagaruka tukajya muri playoffs. So urumva rero urugendo ruracyari rurerure. Rero nifuza ko twabijyana umukino ku wundi, noneho tukagera kuri wa mukino wa nyuma byibuze tuvuga tuti dufite iki, tumaze gutsinda imikino ingahe, dufite amanota angahe, dusigaje iki, noneho tugapanga bitewe naho nibyo twakoze bwa mbere. Bivuze ngo ntabwo ujya straight ku gikombe, uracyari muri process. Ndacyari muri process. None se ubu ngubu niba ufite imikino playoffs, ni imikino 4 mbyibuka neza, tukagira indi mikino 2, playoffs demi final imikino 2, iyo itsinze ari 2, final ugakina indi 2.
urumva ufite imikino igera mu 8 imbere urumva urugendo ni rurerure ruracyari rurerure okay mbere wenda yuko twinjira mu gice cyacu cya kabiri cy'ubuzima nyabwo bwa Peter Kamasa tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 ntago nagenda nk'umuvolleyeur nakubajije ugereranyije volley ya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi n'uyu munsi aho volleyball uyu munsi none igeze ni irihe tandukaniro ni iyihe message bibaha nkamwe nk'abakunzi cyangwa se ababa muri volleyball cyane mbere na mbere ndabanza kwihanganisha abanyarwanda bose muri bihe bikomeye uriya iyo urebye amateka y'u Rwanda nari mutoya ariko jewe navukiye mahanga kubera ababyeyi basogokuruza bahunze muri 59 jewe buriya mbona jenoside yabaye kabiri mu Rwanda nako si kabiri ni kenshi iyo urebye ibyabaye 59 iyo uganiriye n'ababyeyi njya ari twiye kuganira na papa taritaba Imana ambwira ukuntu muri 59 basatuye mushiki we bakamukuramo umwana bakamwica bose bakabica n'ibindi so kurambwira ukuntu bamwirukanye nkanye bashaka kujya kumwica bashaka kumutwika ni ibintu byinshi byabaye muri uru Rwanda ku buryo uyu munsi muri ibi bihe byo kwibuka dukwiye kubiha agaciro cyane tugaha abaca agaciro baragiye nibyo tukabaha agaciro tukabunamira mu bihe byo kwibuka tukirinda amagambo asesereza tukirinda imvugo itari nziza hanyuma babandi barokotse tukabafata mu mugongo hari uburyo bwinshi kumuganiriza kumubera inshuti hanyuma ariko ntiducike intege ko Perezida wa Repubulika ahora bidukangurira kwiyubaka gushaka ejo hazaza heza iyo ushaka ejo hazaza heza uba uhashakira abagukomokaho abuzukuru n'abuzukuruza ndetse n'ubuvivi rero dukore dushaka kugira ngo icyo kintu ntikizongere kubaho ukundi dushaka ubumwe dushaka gutera imbere ndetse dushaka kugira ngo u Rwanda rurusheho kuba ku isonga ku ruhando mpuzamahanga ngarutse kuri volleyball ntago nyizi cyane mbere ya jenoside ariko nagerageje kuganira n'abasaza bitwa ba Sebarinda bariya basaza bakubwira ko bari bafite abantu barebare bakinaga ku rwego rudasanzwe volleyball yabo ariko ntago yari itejwe imbere basaga nkaho badahabwa amahirwe menshi gukina imikino myinshi ariko uyu munsi abana barakina imikino myinshi nibwira ko rero volleyball irimo igenda ijya ku rwego mpuzamahanga nibwira ko dukwiye kongera gukora abakinnyi bajya gukina i Burayi nibyo bizafasha volleyball kurushaho gutera imbere komparizo rero iya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi n'uyu munsi sinabasha kuyikora ntarabashije kureba iyo mikino kireka ibyo wumvise bakubwira ngo uyu nguyu tujya twibuka Sebarinda uvukana ba Sebarinda bakubwira ngo ahantu yafatiraga umupira hejuru ngo turametere yayikubitaga ku murongo wa kare nibyo urabyumva nawe ariko ntago ubizi ariko iyo urebye ukareba Mbaraga wakinnye icyo gihe ubu munsi ukareba Fidelis Kajugiro Sebarinda ukareba Antoine Sebarinda abo bakiriho ukareba ba honorable Bayigamba n'abandi ibyo uburyo bakina uyu munsi ari nk'abasaza ryambabaje uburyo bakina uyu munsi ari abasaza bikugaragariza ko bari bafite volleyball ikomeye rero ni byiza bakoze ibyiza natwe reka tubarebereho turushaho gutera imbere yego sasa rero ngira ngo ibya volleyball turaza wenda no tukubigarukaho mu gice cyacu kuko biri muri gice uyu munsi wa none urimo ariko si igice wabayemo tugiye kwihutisha kubera impamvu z'akazi kari bukurikireho turagerageza gusamarizinga ariko message itambuke
niyo mpamvu navuze ngo turasoreza muri iyo volley kuko uyu munsi nibwo urimo ariko hari ahandi watangiriye mbere na mbere. Noneho tugiye kwinjira kuri Peter, biography ye noneho ni muntu ki, yavutse ryari, avukira mu muryango w'abana bangahe, wabikomojeho ngo wavukiye hanze y'igihugu. Donc iyo testimonial abantu bamanze bumve ubwo buhamya, twuze twinjira noneho muri kariyeri nyuma. Peter Kamasa umugabo ufite abahungu batatu n'umugore umwe. Ndi umukristo, ndakijijwe, ndi n'umuvugabutumwa. Mvuka kuri pasiteri yitwaga ni Reverend Canon Pasiteri Emmanuel Kamasa, yaratabarutse. Mama yitwa Epifani Kamasa Uwase. Tuvuka turi abana 8, ndi umwana wa 7, abahungu 3 n'abakobwa 5, umwe yitabye Imana nkurikira. Avutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa 6 1984. Mvukira muri Tanzania nkuko nabikubwiye. Twatahutse muri 1994 irangira tuza mu Rwanda. Ye naje mbere nzana na sogokuru kuko yarambwiraga ngo u Rwanda rutembamo amata n'ubuki. Kuko iwacu bari basigaye, je namubwira nti ndashaka kujya kureba urwo Rwanda rutembamo amata n'ubuki. Mpageze nsanga ni bibi, nsanga ahubwo hari ishusho itari nziza, ariko ndashima Imana uyu munsi ko ishusho ninjiye mu Rwanda mbona mbi, uyu munsi mbona nziza. Nshimira Perezida wa Repubulika n'abo bafatanyije kuyobora igihugu, batumye igikomere gihe ninjiye mbona. Winjiyemo ryari? 94 ari mutoya, mfite imyaka 10, ariko tubona imirambo. Ubwo mwinjiyemo imaze guhagarikwa. Rero icyo gihe ninjiranye igikomere gikomeye, kuko sogokuru we yambwiraga ko ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Mpageze nsanga ni ibintu bitandukanye. Ndanamubwira nti dusubire Tanzania rwose, ntago nkeneye kubona nibwo bwa mbere nibonye umuntu wapfuye ari ku muhanda cyangwa ari ahandi. Arambwira ngo humura, u Rwanda ruzaba ruzima, ruzongera ruba u Rwanda. Rero ndashima cyane Perezida wa Repubulika kubw'ibikorwa by'indashyikirwa. Ngira ngo Imana imuduhera ubuzima, arambe abeho. Yego, twinjiye noneho ubwo ndakeka amashuri yose yakomereza mu Rwanda. Nakomereje mu Rwanda, nize primaire Kirehe ina football, yango abo twiganye abitwa ba Seti, abitwa ba Freddy barabyibuka. Nize nahitwa Kigina, mvayo njye kwiga primaire y'Ikibungo, ngiye mu rugo. Mvayo njye kwiga Gahini kugera mu wa 5, mva muri wa 5 njya kwiga muri groupe officielle y'Ibutare. Mvayo njya kwiga muri kaminuza ya IERK, ndangiza muri kaminuza ya IERK 2013. 2014 ndashakana n'Uwineza nita Kamasa, ubu niwe mugore wanjye tubana. Then dufitanye abahungu 3 nabo bitwa ba Kamasa. Good. Urumva ko turimo turinjiramo neza. Twinjire muri kariyeri yawe y'itangazamakuru. Ndekereza ko ashaka kuba ari wo murimo wa mbere wakoze, wenda ubwo nabyo uraza kubitubwira kuko niho benshi tukuzi cyane. Uyu munsi wa none umunyamakuru wa New Times, ese nicyo kinyamakuru wahereyeho? Ese kugira ngo winjire muri kariyeri y'umwuga, mbere yuko winjira mu mwuga wa coaching byagenze bite? Nsubiye inyuma gato, kubera gukina niga Gahini, njye nzi ko nzakina football. Muri primaire numvaga nzakina football, ariko kubera impamvu nyinshi zitandukanye biranga. Kuko hari igihe bagombye banselectionye, ariko habaho kuriganwa. Byagenze bite? Ariko iyo story kuwitaruka. Je sinzi uko byagenze, nagiye kubona baramselectionne baranyandika. Wakinaga kangahe? Nakinaga byaterwaga n'umutoza, nakinaga 10, 6.
nkakina 11 nkakina 8 byaterwaga n'umutoza icyo ashaka. Nibuka ko baje guselektiona ikibungo harimo Jire Kalisa ngira ngo namusabye Imana SG yego baje guselektiona n'abandi ninjira mu gice cya kabiri ari kuri kira kibuga cya Ngoma noneho nsinda ibitego 5 wenyine aze kubitsinda Jire araza arambaza ngo witwa nde ndamubwira ambwira ngo urya iki mugane sinkunda kurya nkunda kunywa araseka nkunda amata arangije bampa inkweto bamaze kumpa inkweto baratwandika n'abandi bana twagombaga kujya muri kampu kugira ngo baselektione bari bamaze bagenaga bazenguruka igihugu nyuma baje guselektiona baratwandika ariko nyuma yo kutwandika sinzi uko byagenze biruka batwandika bamwe barabafashe baragenda jewe noneho kubera ko nabonaga urumva no kwinjira mu gice cya kabiri hari impamvu zabiteye Amadu umutoza witwa Amadu yaraje avuga ngo kuki umwana atari makina kubera dutoje ari kuwa gatatu ajya Gisenyi aragaruka aravuga ati kuki uriya mwana atari makina ejo bundi yarakoze imyitozo ameze neza umutoza wadutozaga yashyizemo murumuna we noneho nyuma icyo nakoze Amadu yashyizemo nsinda bya bitego baselektiona abandi giye barandeka noneho uko bagendaga batoranya uko bagendaga bankinisha nkabona ntago bivamo ndangije nca ku karere ka Ngoma barimo bakina volleyball ndasaba ngo njye mu myitozo ndi kumwe na mubyara wanjye ntago nari nzi volleyball duteye tushe mubyara wanjye ubwo bya football bivuyemo gutyo ntago nari narabivamo nari ndimo nigendera nciye ku karere hari Marishari hari witwa Serugo hari witwa Nkurunziza hari witwa Debande babaye muri Bero na Marishari muramuzi Aniseti Claude abitwa Babirori ni benshi bari abakinyi benshi harimo n'iki n'abakobwa noneho ndasaba ngo nkine coach abonye tushe zo mubyara wanjye yari umwana w'i Kigali giye urumva naho ikibungo havuga tuyabugwe niwe wakina giye banshyira ku ruhande nguma ntoragura imipira gusa umunsi wa kabiri ndagaruka baranyangira umunsi wa gatatu ndagaruka baranyangira umuhungu witwa Nkurunziza ni umusifuzi ubu w'ikibungo abwira coach atari kuri ya mwana wamuhaye amahirwe tukareba Eugene yari afite abakinnyi benshi ntago namurenganya kandi ntago yaranzi arambwira ngo ngaho gihari turebe ahita abwira ngo ngaho genda umupasi turebe Nkurunziza araza arampasa urabona akarere ka Ngoma ndakabona ntera umupira wo kugira ngo umanuke uratumbagira ujya hejuru uzi ko umupira wavura ugomba kujya hasi ujya ku karere hejuru ujya hejuru uje nabirebye ngo uyu muhungu ngo yakina volleyball kuva uwo munsi uje nahita atangira arampamagara nkajya nitoza naho ngaho volleyball yanjye yatangiye kuri action yawe ya mbere bahita bemera sinzi icyamwemeje nari nzi ko ahubwo nkoze idega kubera gutera umupira hejuru kumbe ku mutoza we iyo uteye muri neta babona ko aribwo ugifite ikibazo ariko kuwutera hejuru nuko ushaka ko umupira utaza kugaruka muri kino kibuga ujya hirya so naho ngaho nahereye kariyeri ninjira ntangira gukina ntangira ndi umufixeri nyuma nkina bankinisha byo bitaga universelle nk'umurayiti ariko nyuma bamaze guswitchinga systeme yo mu Rwanda mbu mu lefti nkinira Gahini nkinira Ngoma ikiri muri championnat mvayo njya gukina i Burundi umwaka mva i Burundi ndagaruka njya muri Inateke igihe kapiteni wa mbere wabaye wa Inateke mva muri Inateke Inateke nahavanywe nuko batanyishyuraga amaze umwaka mbakinira batanyishyura mvayo 1,100 kandi narigaga muri Yerika inota y'ijana icyo gihe ntayo bampaye umwaka amazi 12 sashi 12 ubwo ni sezo amezi 8 turagenda mvayo mpita ni concentra mu kwiga ariko 2009 maze kurangiza 2008 icyo nakoze ku buryo nshaka ikintu cyamfasha nkarangiza kaminuza so mpita bampa kimeze nka internship muri izuba rirashe ntangira gutyo mu izuba rirashe bigizwemo n'uruhare n'umugabo umwe atari ngombwa kumuvuga
buri wese aba afite umuntu wamusunitse reka afite umuntu wamusunitse yamfashe akaboko rwose ndamushimira nawe arabizi uwo munsi rero ntangira kwandika mu Kinyarwanda ndongera muri 2011 nibwo editor wa sport muri New Times yambaje ko wagiye utwandikira twa volleyball mu Cyongereza ntangira kwandika mu Cyongereza gakeya bamfasha witwa Julius na Hamza baramfasha bas ntangira kuzamuka gutyo mba muri New Times ariko twigeze kugira ikinyamakuru cyitwa Intsinzi hamwe na mukuru wanjye cyari cya mukuru wanjye gende editor cyari abantu cyareze bamwe na bamwe bari ndi bavuge nanjye ndimo tukajya twandika inkuru za siporo ariko kubera impamvu z'ubuzima kiza kugeraho kivaho nyuma nigeze kwandikira n'igihe nigeze kwandikira na CAF nigeze kwandikira n'abantu bo mu Busuwisi ndumva ari utwo tuzi nakoze ariko nigeze gukora no muri WBA abantu bashinzwe ibintu by'imyuga nigeze gukoramo ibintu WDA nigeze gukoramo dukora data entry tubonamo amafaranga adufasha ubuzima bivaho ibindi natoje Rwanda Revenue APR rege aho butoza baretse tuhajye twitonze nibaza ko araho nakoze ntago nuba ngo muri kariyeri yawe ntago wigeze ujya kureba New Times cyane New Times ni mu rugo bivuze ngo zino transfer tubona z'abanyamakuru bavuye hagiye hari wowe ugendo nka support ntago ngo nakazi gahora ku buryo wasezera hamwe ukajya handi New Times ni umubyeyi ukomeye nshimira n'abayobozi bayo kuntu barera abana bagakura ni umubyeyi nahamaze igihe pe kandi ndanezerewe ndashimira abayobozi bagiye barimo Bideri barimo Haba harimo James Munyaneza abeditors batandukanye ba Feri abayobozi bandi batandukanye harimo ba Sylvie New Times ni umubyeyi ukomeye. Yes, mbere yuko tujya kuri iyo kariyeri ari no turi busorezeho y'umutoza n'uburyo wayinjiyemo warukomoje kuri ikinyamakuru cyitwa Intsinzi ni ikinyamakuru twebwe twanasomaga mu minsi ishize abantu bagiye no kuri YouTube channel yacu mu video zibanza ariho video ya Sadam Mihigo yagaragaje ko icyo kinyamakuru ari kiri mu bintu byamugize uwari uyu munsi wa none kandi nimwe mwari muyikibereye umuyobozi nyuma Sadam aza kwerekeza kuri RADIO10 aza kugirana ibibazo na bamwe mu bayobozi baho barahava ariko avuga ko umuyobozi wari w'Intsinzi nyine ari mu bantu nyine kuba ari inshuti nawe byatumye ava kuri RADIO10 kandi umuyobozi w'Intsinzi nk'uko mubyivugiye ni wowe abantu muri comment bagumye bandika uyu muntu ni Kamasa ndagira ngo ko comment use nk'uko ivugaho bite we na Sadam kuri RADIO10 byayenze gute ayo makuru yuko Sadam yavuye kuri 10 urayazi rero ntabwo mbizi cyamuvanye yo pe je Sadam namufashe okay n'abana bose banyuze imbere ndabafataga nk'abarumuna banjye ngiye ukuntu natangiye nkubwira nkunda abantu tangiye nkubwira ngo nkunda Imana nkunda umuryango wanjye nkunda igihugu nkakunda n'abantu icyo nshoboye kuba nafasha umuntu ndakimufasha rero ntago mbizi ikintu cyamukuye kuri DC niba ari ukubera jewe uwo muntu watumye ava kuri DC nawe yaba afite ikibazo kandi Sadam ntago mvukana nawe Sadam si mwene Kamasa Sadam waba umuhohoteye nta nubwo nzi ntagiye sinzi umuntu twaba dufitanye ikibazo ku buryo yatuma undi muntu yirukanwa data ajya gupfa yambwiye ijambo rikomeye riri mu Baroma yarambwiye ngo ushobora kunanirwa gusenga nk'uko nasengaga ushobora kunanirwa gukurikiza amahame n'abahaye y'ubuzima yo kugira ngo mukorere Imana ariko niba bishoboka mu rwanyu uruhande muzige kubana n'abantu bose amahoro niryo jambo yasize atubwiye ngo kandi wagira impano zose
zibaho ku isi, ariko udafite urukundo uzaba wambaye ubusa muri wowe. Rero icyo nicyo gihe ngenderaho. Whether you hate me, whether you love, ugukunda wewe ni kidasanzwe, but whether you hate me, I don't care. Kubera ko niba wanze Sadam kubera Kamasa ari inshuti ya Kamasa, kubera ko Kamasa ari cyo wenda yakoze, that's a primitive. Sinzi no muntu simuzi, ariko giye nabifata nkaho nabifata gutese byaba bibabaje kuko Sadam ni umwana w'umunyarwanda, ni umwana ukeneye gutera imbere, ni umwana ukeneye guteza umuryango w'imbere. So nibaza ko abantu badakwiye kureba icyo yabapfa na runaka kugira ngo yange runaka, kubera ko jewe sinakuziza icyo so yakoze cyangwa icyo umuvandimwe wawe yakoze. Uyu munsi biramutse umuntu azize icyo undi yakoze, uru Rwanda rwaba rugezaho rugomba kujya. Rero abantu bakwiye kurenga iyo mitekerereze, ukareba icyo umuntu ashoboye, ni icyo ashobora kuma, ni icyo ashobora gushyira muri iyi kampani yanjye. Ahubwo niba Sadam ubushobozi bwe butaramwemereraga kubayo, nicyo yewe nareba, ariko ntago numva impamvu yaba yarasezerewe kubera jewe. Rwose yarabyitangarije, abantu mbona muri comment bagomye bakukomentinga batari uyu muntu yarafitanye ibibazo n'umwe mu bayobozi bo kuri DC, none Sadam yabigenemo kuko ni inshuti ya Kamasa. Ninde so umuntu ko nta muntu ugiye mfitanye n'ibibazo. Hit ni inshuti yanjye, abonzi cyane n'abanyamakuru ba sport. Nka Hit ni inshuti yanjye, ni nk'umuvandimwe. Aya ngo ni umuntu wo muri mutari n'umunyamakuru wo muri mu nzego z'ubuyobozi nyine kuntu tu. Ubwo umuntu mfite ikibazo kuko je ntacyo mufiteho. Rero nibaza ko nta muntu numva afitanye ikibazo nawe muri DC rwose. Bakate Gustave ni inshuti zanjye. Uzi ukuntu jewe akanako byo DC jewe nayigiriyeho ibihe byiza. Inshuro bantumiye twagiranye ibiganiro byiza, bakazungu Clever ni bakuru banjye. So uwo muntu ubwo ni ikintu yakereye ntazi cyari cyo nanjye ntago yashatse impamvu ayitirira Sadam kugira ngo amusezerere. Nibyo ubwo kare kugira ngo byibura abantu muri comment nizere ko iki kibazo mutazongera kukimbaza mumbaza ngo uzadushakira umuntu watumye wari inshuti ya Sadam agatuma bamwirukana, mubaze niba ari byo. Nuvuga ngo bira clear Kamasa nta kibazo afitanye n'umuntu n'ubare wese kuri DC, ahubwo ni ibintu bahimbye. Reka tubyite gutyo. So dusoreze kuri kariyeri ya coaching uyu munsi wa none, duha amateka y'uburyo winjiye mu mwuga w'ubutoza. Natubwire amakipe wacemo n'ubwo agenda guyakomoza, ariko hari benshi wenda navuze ngo the main purpose y'iki kiganiro ni ukumenya impamvu umuntu ava hamwe ajya ahandi. Niba waratoje Rwanda Revenue, hari impamvu wavuye ukajya ahandi, se ni performance, se ni ibibazo warya. Donc nkuko wavuze ngo hari ahantu wavuye kubera ko batakwishyuye umwaka wose. Donc karere ubutoza winjiyemo gute, nihe mpamvu wavaga hamwe ukajya ahandi? Reka nshima umutoza witwa Sami Muringe, toza APR y'abagabo, niwe wa mbere wampamagaye arambwira ati ngwino ube co-player muri APR y'abagabo. Ubwo ni vice coach na assistant. Uyu niwe head coach wa. Yende kuvuga co-player ni assistant player coach. Nari mwungirije. Tubana icyo gihe ngerageza kwiga ibintu byinshi kuri we. 2014 na 5 gutyo. Na 14 na 5 aramfasha, ariko byahereye ku mutoza witwa Shinani wo muri groupe. Shinani kuko nize muri groupe, nibuka ko Shinani ubwa mbere iyo yambonaga muri 2012 twajyanye Eldoret gukina mu gikombe cya Paul Bitok tournament. Tugezeyo Shinani arambwira ati niwe mutozo unyongirije. Ndamufasha tukajya tugira, sinarinzi gukora line up, nta kintu narinzi, ntago nari mbizi singiye kubeshya, ariko uko yagendaga abikora nagendaga niga. Noneho turakorana umunsi umwe aza kugira impamvu zitari ntiyaboneka ntiyaza ku kibuga, arambwira ati genda uburi. Ndatoza icyo gihe ikipe yarimo Yves Mutabazi, yaririmo Iva uyu nguyu ukina muri Kepra
na Yves Mutabazi, yari ririmo ndamutse mbeshya abanyomoza, yari ririmo Nelson, yarimo umwana witwa Bonane, abitwa Bakado, n'abana bo muri groupe, n'undi mwana wihutaga cyane wakina umufixeri wihuta witwa Isaac, na Rufu ndibaza yari ari muri Rufu ukinira polisi. So turagenda hariya, ngira ngo niba mbyibuka neza twabaye abakabiri, niba twabaye abakabiri. Icyo gihe rero ninje nibwo iyo yambonaga buri gihe coach, nibuka ko twagiye gukina muri groupe na Prito, apel yagiye gukina muri groupe, tujyana na Impaye Lift. Tugezeyo Shinana arambwira ati abahungu babonye toza. We yari afite akazi agiye muri ako kazi, nsigarana abo bahungu. Apel idukubita amaseta 2. Yambyibuka neza, turayishyura, tujya Seoul, baradutsinda. Ariko Moringa aravuga ati, ariko avuga mu Giswahili ngo lakini we mjinga ya mtu, we tunakupatia lift unakuja kututesa hapa, ngo we twagutwaye none niwe uje kututesa hano. None muri retour baje Kigali, Shinana arampamagara ati ngwino. Ko Shinana ntiyanshyira kuri liste kuri feye dommage, atanshyizeho nk'umutoza umwungirije. Moringa aragenda abwira abazibuzi ati Kamasa nicara hariya turashwana, ntabwo byemewe. So mva kuri inyuma, mpagarara inyuma, akajya avuga ngo mutoe pare najua atatusumbua, ngo mukure hariya ngo ndabiza araza kuturushya. Ndahava, ariko babatsinda 3-0. Rero nibwo Moringa yampamagaye ambwira ati ngwino nkwereke icyo mfasha. Ndaza nkajya mfasha abana bato. Icyo gihe Prince yari mutoya, witwa Patrick Ruzindana, sinibuka n'abandi. Nkajya mfasha abana session ya saa sita niba mbyibuka neza. Nari ndi kumwe na Mate Rwanyonga, yarakira umukinnyi, na Eric, na Kati, na Kakati Bosco muri bero mwiza, Eric yari umupaseri. So icyo gihe rero ntangira kwinjira muri kariyeri gutyo. Noneho haza kubaho Rwanda Revenue ishaka abatoza, banyura mu batoza benshi of course, babaza Moringa arampamagara, arambwira ati genda utangire byibuze hariya, uratangira ubone no ku mafaranga urushaho kwiga. Ndagenda, maze kugerayo njyana na Masumbuko, dukorana neza. Ntago ari performance kuko twatwaye ibikombe 2 bya championnat, dutwara Karedas, dutwara ibikombe 2 bya KVC Memorial Tournament, dutwara Rutsindura, dutwara ngira ngo ikindira, twatwaye ibikombe nka 6-7 gutyo. Noneho kontra irangiye, kuko bari ni Christophe bari bamubajije mu batoza, of course na Jarike nk'umutoza mukuru wayinyuzemo, bose batangira recommendation nziza. Nuko natangiye, urebye muri Rwanda Revenue ni nkaho hariho bwa mbere nasinye kontra yo gutoza. Bazana Dorcas, ngira ngo abatoza bisumbuyeho, bazana Dorcas. Ndasaba ngira ngo baje uko sinibuka niba we naramusize, genda mara umwaka nkurikirana volleyball bisanzwe. Umwaka wakurikiye rege barampamagara, Marshal icyo gihe bagiye kumuha ikipe, arampamagara ngo uzanyungiriza. Ndagenda, unfortunately Marshal ntiyasinya kontra kubera ko ari byo batumvikanye. Ngiye nkorana na Mugisha, nari nasinye umwaka urangiye, biba ngombwa ko ikipe imbwira ko itari nyongera kontra. Tuganira na Perezida Zawadi, arambwira ko nabo bashakaga urundi rwego. Urumva nari ntaragera ku rwego ngira ngo bifuza. Bafata Mugisha na coach uhari ubu ngubu witwa Kizungu. Nyuma rero Kirehe irampamagara. Icyo nshaka kukubwira, impamvu mvuga ngo nta kibazo nagiraga, kubera ko iyo najyaga kujya muri rege wasangaga rege yabaje muri Rwanda Revenue, umuyobozi wa Rwanda Revenue akantangira recommendation. Urumva rero nta kibazo nari mfite. Ngiye muri Kirehe, Zawadi Perezida
n'abandi bayobozi ba Robert na vice perezida, abagabo beza rwose cyane, bantangira nabo recommandation njya Kirehe. Ahantu hose rero unyuze baba bagomba kugutangira recommandation. Batanze mbi ubwo ntago nari kuba narakomeje kariyeri. Njya Kirehe marayo imyaka 2. Ejo bundi rero nongera kugira umugisha hamagarwa n'ubuyobozi bwa APR bumpa APR, ndibaza ko ari yo parcours yanjye yo gutoza. Good ewan, utabyumvishe cyangwa utabonye ibyo ibindi sinzi aho azabikura. Anyway, kugira ngo dusoze rero, hari abantu rero bakunze Kamasa nk'umunyamakuru, n'uyu munsi bakimukunda, bamukunda. Hari n'abaza kureba APR kubera wowe, bavuga ati umutoza wacu cyangwa se umuntu twabanye neza. Message wumva ufitiye abakunzi ba Kamasa n'abakunzi ba bikipe utoza muri rusange ni iyihe? Gushima ku magambo buriya rero rimwe na rimwe hari igihe abantu bagira ngo babivuga bigutyo gusa, ariko umuntu nkunda nanjye ndamukunda, n'utankunda ndamukunda. Ikimwe mu bintu nababwira, ndabashaka kubasomera ijambo rimwe icyanditswe kimwe mbasabira umugisha. Akambasomere icyanditswe kimwe mbasabire uno mugisha. Kiri mu Kubara 6:24 kugera kuri 27. Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abarinde, Uwiteka abamurikishirize mu maso he, abagirire neza, Uwiteka abarebe neza, Uwiteka abaha amahoro, kuko uko uba ariko bashyirisha izina ryanjye hejuru, nanjye nzabaha umugisha. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abaha ubutunzi, Uwiteka abagurira imbago, Uwiteka abareba icyoroshye, mubone kugira neza kw'Imana. Unkunda wese, ukunda APR, ukunda u Rwanda, reka musabire umugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi umunsi yamwaguriye imbago, yabonye kugira neza kwe. Mubone ibifatika, mubone iby'ubutunzi, ndetse n'iyicano yawe Uwiteka yagurira imbago ayigirire neza. Ubone ibyo ukeneye, igutunge, izatunga umuryango wawe, itunga abana bawe, abuzukuru n'abuzukuruza. Amahoro Imana itanga abe ku Rwanda, abe kuri wowe wanyakiriye kuri cano yawe, abe no ku muntu wese uzakurikira iyi cano. Mbasabiye umugisha w'Imana, amahoro y'Imana itanga n'umugisha ndetse n'ubwiza buva mu ijuru bibe ku buzima bwanyu, mu izina rya Yesu, amen. Twarenzaho ikindira nanjye kubaza ikibazo cyo muri national, ariko ndumva nsheshe urumeza. Niba ufite inzozi zo kuza umutoza muri ikipe y'igihugu, umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko kinshubije twagenda. Inzozi nta muntu utazigira. Reka mubwire, nkunda u Rwanda ku buryo niyo ntekereje u Rwanda ngira emotion. Nkunda u Rwanda cyane cyane cyane.